bagiwe izina rye. Prince Kid. Aha, Prince Kid. Umuntu akavuga ngo Prince Kid ntabwo azigera ashakana n'uriya mugore. Nashakana n'uriya mugore, nje nzambura umwambaro wa gishumba, nzashyira ihembe hasi, ntabwo nzongera kwitwa umukozi w'Imana. Bwa mbere umwe yaraje aravuga tururimi rwanyereye, undi nawe ati rwanyereye, ruhora runyerera mu bakozi b'Imana. None se ubundi reka nkubaze, we yavuze yuko abibwiwe, abivuze mu buryo bw'ubumana. Yaravuze ngo abivuze mu buryo bw'ubumana, bivuze ngo ni Imana yamanutse. Rero tugirwamana, nje nzi Imana data, ariko hari n'abantu bagira ibigirwamana. None se niba ari kwiye yari imubwiye, nyine yari kuvuga ati njyewe nka runaka, akareka kuvuga ngo Imana ngo mbivuze mu buryo bw'umana. Mu yandi magambo yashatse kwigira Imana. Nyine Imana yakorera niko yamubwiye. Yasobanuye iyari, yasize abantu mu rujijo. Niyo mpamvu nyine mutana tuje kubaza abantu. Niyo mpamvu mutana mutera amabuye. Okay, ubu ndamuritse. Wa kabiri ati nje murabizi ko ndi umuhanuzi. Nabo bari batarabivuga. Niyo mpamvu Ahabu yavuze ngo wambaye umwambaro ugamba utabaye ntukirate nk'ukuye kuva na mbere bari abagabo bihishaga mu Mana ibashyira hanze. Reka nkubwire, reka nkubwire, nje abantu babanjije n'abakiriho ubu ngubu, ninjye muntu ukiranuka cyangwa se kugira. Ushatse kuvuga hari abantu baseseye binjira mu nzu y'Imana baciye mu idirishya nibaca. Ushatse kuvuga ko Gerard yari insesezi cyane rwose? Atari insesezi, hari abantu baseseye, barasesera baraza ari nabo baratekenika. Ariko ushatse kuvuga ko Gerard adakijijwe? Ntabwo yarakishijwe, niba aza kubekera Imana ngo iravuze itavuze. None se ubu ni ubwa mbere wumvisha umuntu hano akavangirwa? Kanangira ngo usuhuza, nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ugarutse kubana natwe. Habwa umugisha n'Imana, n'iby'agaciro kukugira, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Kuri wowe ugeze kuri iyi cana ari ubwa mbere, kankubwire ngo umugisha w'Imana nukomeze kukomaho, Imana iguhindurire amateka. Birashoboka ko waba udukurikiye utameze neza, reka tukubwire ngo humura, Yesu ni muzima, ashobora byose, kandi turagusengeye ngo ukuboko kwiza kw'Imana kugukoreho. Turi kumwe n'umuhanzi, umuhanuzi, umukozi w'Imana, byukura bagirane. Nohe na amahoro? Turashima Imana, turakomeye. Urakomeye? Ibintu ni amahoro? Ibintu ni amahoro, umwami yaturinze, yaduhaye imvura hano mu Rwanda, ndakeka n'ahandi ku isi yose. Imana ikomeje kugenda itugirira neza, Imana ibaha umugisha. Imana y'amahoro nawe iguhereze umugisha. Ngo watangira uturagiza Imana, twinjire mu kiganiro. Data nyiri biremwa, Imana ikomeye, ndagushimiye ndaguhimbaje kuri Imana imva gusenga, tangira natwe usuzumye natwe mu izina rya Yesu, amen. Aha, Noheli ngo wararirimbye uravuga ngo ntacyo Zakariya ari kuvuga, ngo ntacyo Zakariya yari buvuge atarabona ibitangaza by'Imana. Bamureka aca amarenga, igihe nikigera azatobora avuge. Ubu urumva ugitewe ishema no kwitwa umuhanuzi? Cyane rwose, kubera ko njye impamvu ngo ndi umuhanuzi nuko nshingira ku ijambo rivuga ngo utazamamiriza imbere y'abana b'abantu, nanjye ntabwo nzamuhamiriza imbere ya Data. Kabiri, nkagendera ku ijambo rivuga ngo n'abantu bapfiriye gushira, hari birindwi bitarapfukamira Bayali. Niyo mpamvu nigirira icyizere ko ndi umuhanuzi w'Imana ivugiramo, nubwo hari ababivangavanga bakabitoba, ariko ngo Imana iri kubanika. Ahubwo se ni ukubanika gusa ko izabakonyagura, izabica, izabarimbura, izabaruka, izabahiha, izabakura mu nzira. Ibyo babonaga bimeze nk'imisozi igiye kubiritagura ibikureho. Igiye kubiritagura ibikureho. Umva reka nkubwire, ejo bundi nari ndi mu masengesho akomeye, ndangije ndasenga, Imana irambwira ngo ugende ubwire abantu bari kuza kuri YouTube bavuga ngo ndavuze bashaka umuceri, bafite inda nini, bafite inda bagenda bimika bambeshya, ubabwire ritangazo ngo ndi Uwiteka, ngiye kwimanukira kuri teri kureba aho byabereye. Imana igiye kugarurwa no kureba aho byabereye, igiye kugarurwa no kureba aho byakorewe. Barabiteguye, bamwe bubaka amazu babeshyera Imana ngo yavuze, abandi bajya mu mahoteli meza babeshyera Imana ngo yavuze, abandi bashinga utubari babeshyera Imana ngo yavuze, abandi bajya gusambana babeshyera Imana ngo yavuze. Ariko noneho igihe cy'imbabazi z'Imana kiri kugenda kirangira, ije kubashyira ku mugaragaro, ije kubanika. Urahuriza he n'abantu bavuga yuko nta bantu bakijijwe bari kuri YouTube? Impamvu mbivuga
ntabwo ari uko abantu badakijijwe bose bari kuri YouTube, ahubwo abantu barakijijwe baranahari, ahubwo igihari hari ingunzu ziri kugenda mu murimo w'Imana, ziri kugenda zonona uruzabibu. Izi ngunzu ni z'Imana ije gukura mu nzira kugira ngo uruzabibu. Izo ngunzu ni bande? Izo ngunzu ni bande? Ibaze nk'umuntu umupasitoro muzima ufite ubwenge, uzi gusenga, uzi uko Imana ivuga, uzi ijwi ry'Imana uko rikora, uzi aho Imana yamukuye, aza kuri YouTube akihandagaza akavuga ngo ni ukuri kw'Imana. Harya wa mugabo bamwita ngo iki? Niba ari president, ni president ra inde? Urabona hari umugabo ejo bundi wakoze ubukwe, buriya wambika abamisi, nibagiwe izina rye. Prince Kid? Aha, Prince Kid. Umuntu akavuga ngo Prince Kid ntabwo azigera ashakana n'uriya mugore. Nashakana n'uriya mugore, nje nzambura umwambaro wa gishumba, nzashyira ihembe hasi, ntabwo nzongera kwitwa umukozi w'Imana. Bwa mbere umwe yaraje aravuga ati ururimi rwanyereye, undi nawe ati rwanyereye, ruhora runyerera mu bakozi b'Imana. None se ubundi reka nkubaze, we yavuze yuko abibwiwe, abivuze mu buryo bw'ubumana. Yaravuze ngo abivuze mu buryo bw'ubumana, bivuze ngo ni Imana yamanutse. Iyo bavuze iravuga, iyo umuntu avuze, nta nubwo ari nawe wavuze. Buretse nohe, iyo umuntu avuze Imana wumva iki? Imana numva ko ari data nyine, numva ko ari Imana. Numva ko ari Imana. None se buriya urabizi ko hari Imana nyinshi? Cyakora wa mugana abantu bagira no tugirwamana, nje nzi Imana data, ariko hari n'abantu bagira ibigirwamana. None se niba ari kwiye yari imubwiye, nyine yari kuvuga ati njyewe nka runaka, akareka kuvuga ngo Imana ngo mbivuze mu buryo bw'Imana. Mu yandi magabo yashatse kwigira Imana. Nyine Imana yakorera niko yamubwiye. Yasobanuye iyari, yasize abantu mu rujijo. Niyo mpamvu nyine mutana tuje kubaza abantu. Niyo mpamvu mutana mutera amabuye. Okay, uwo ndamuritse. Wa kabiri ati nje murabizi ko ndi umuhanuzi, kandi nawe ni umupasiteri, ngo murabizi reba nka Jisite. Erega ntabwo nabura kubivuga njyewe, Jisite nawe ururimi rwaranyereye. Ariko uziko mu zindi ndimi buriya abapfumu n'abari abahanuzi waravuga ati njyewe sindavangirwa, ati Prince nashaka uyu mugore, ati ntabwo nzaba pasiteri. Arajya hehe noneho se? None se nohe, ikibazo ahantu kiri, reka twemere bariya bavuze ibintu ntibyabaho, bavuga ibintu ntibyakunda, n'iby'Imana itababwiye, bavuga iby'amarari yabo, iby'Imana itababwiye baza noneho ikibazo ko hari abavuga bati namwe muza mwigira nk'abafarisayo. Oya, none kuvuga ngo nibareka nahera hanure n'umuhanuzi, ntabwo ndahanura amateshwa kuri YouTube, ntabwo ndahanura ibintu ngo bavuge ngo Noheli yahanuriye ibintu. Ariko buri gihe Claude yabivugaga nabo bari batarabivuga, niyo mpamvu Ahabu yavuze ngo wambaye umwambaro w'urugamba utabaye ntukirate nk'ukuye. Kuva na mbere bari abagabo bihishaga mu Mana ibashyira hanze. Reka nkubwire, reka nkubwire, nje abantu babanjije n'abakiriho ubu ngubu, ninjye muntu ukiranuka cyangwa se kugerageza gukiranuka. Kubera iki? Ukuvuga ngo ni wowe uri murakiranuka, abandi bose ni imirambo. Barapfuye pe, kuko sinibaza ukuntu umuntu aza akavanga Imana iravuze. Njye nawe naza kuvanga nje mfite ikibazo, nimumfashe, nimundwaneho, ariko ntabwo naza ngo mvuge ngo runaka. Ubundi ikibazo cyabo nuko biterera mu bitabareba, bakavuga ibitabareba. Usimva abantu bagiye bakomereka nuko bagenda bahura n'abantu badakwiye guhura nabo, bakizera abantu badakwiye kwizera. Ngo ndebera, ninde mushumba wasezeranye umushumba atari umudivorce? Umushumba ni gute usezeranye umuntu uri umushumba nawe nta rugo ufite, uri umudivorce nawe byarakuyobeye, warangiza ngo ugiye gusezeranya abantu? Padiri ntasezeranye. Padiri arabashuka ati ngo nimwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora. Akababwa ati Padiri ntasezeranye. Arasezeranya, ariko Padiri aranabyemerewe. None niba byemerewe kuki uwo ngo je ndimo wimbaza Padiri kwanda, ahubwo mbaza ngo aba pasteri bakoraga ibyo bintu babeshyera Imana ngo iravuze kandi itavuze. Ese bazongera bagarika kuri cano? Ariko se nabategereje cyakora, nabategereje. Kubajije ikibazo Noheli, mbwira, wemera ko buri muntu wese afite Imana ye? Njyewe ntabyo nemera. Nzi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana itaratereranye Siteri, Imana yanjye, Imana yankwe mu buzima bubi ikampa umurimo wo kuririmba nkagenda nyamamaza ubutumwa bwiza. Niyo nzi Sarongo ntabwo nkeneye kumumenya, sinzanamumenye. Imana izanamumushe, izamujyane kure y'ubuzima bwawe. Yavuze Imana wumva iki? Ntabwo mbizi bya Sarongo, ahubwo kubera ko umbajije bya Sarongo sinaganiriye nawe.
siniganye nawe Eh. kandi Sarongo nzi ko ari umupfumu niko numva Eh. niba ari umupfumu ranaka afite abayoboke Eh. Sarongo n'ubusarongo bwiwe nabugumana none reka turebe kuri Bishop Gerard. aha urakoze naho nagushakaga ubundi Reka turebe kuri Bishop Gerard. Gerard aha ubundi nyirizina kiriya yavuze kimukuraho ubushumba. ntabwo kimukuraho ubushumba ariko kimukuraho ubunyangamugayo icyo ni kimwe kubera iki amazi umubatizo w'amazi ugukuraho imbyiro ntabwo ugukuraho kamere n'akarande ziwanyu ese turatuzi umuntu avamo imbyiro zishize nyine nibyo nshatse kukubwira ko amazi yagukuraho imbyiro ariko ntiyagukuraho ibyaha hari abantu baciye mu idirishya barasesera ariko ubu ushatse kuvuga hari abantu baseseye binjira mu nzu y'Imana baciye mu idirishya ntibaca ushatse kuvuga ko Gerard yari insesezi cyane rwose atari insesezi hari abantu baseseye barasesera baraza ari nabo baratekinika ariko ushatse kuvuga ko Gerard adakijijwe ntabwo yarakishijwe niba aza kubekera Imana ngo iravuze itavuze none se ubu ni ubwa mbere wumvisha umuntu hano akavangirwa hanavangirwa wari urimo uriya we ntiyaranarimo havangirwa wari urimo ariyo mpamvu bavuga ngo hagwa wari uhagaze uriya we ntiyarahagaze ntiyaranarimo ubundi Bibiliya ivuga abahanuzi b'ibinyoma b'ibibuno ikavuga n'abahanuzi b'ibibuno yego yumva Uwiteka arababaye ariko reka nkubwire ni kubera iki abantu b'isi bapfusha tukarira Imana yapfusha tugaseka kuki abantu b'isi bapfusha tukarira tukaboroga ariko Imana yapfusha tugaseka ninde wapfuye ninde iyo mbona abahanuzi abantu bitiriwe izina ry'Imana bavuga ngo ni abahanuzi barimo baravuga ibinyoma ngenda babara nkanarira cyane nkagira mugahinda ko mu mutima noneho Imana yarayinyongoreye ijambo rikomeye ndi gusenga nijoro irambwira ngo nazanye umweyo nkubanyuzamo mbanyuzamo umweyo nibabyemera nzana itorosho mbanyuzamo nibabyemera irambwira ngo nongeye kuzana ikintu cyitwa inkuyo inkuyo yarambwira ngo igiye kuzana dore inkuyo ukuntu ibimeze abantu banabirebe neza dore Imana igiye kuzana ikintu cyitwa inkuyo inkuyo igiye kugisya ibanze ibanyuzeho iyi ni inkuyo y'Imana iri kuza kubanyuraho none se nk'iyo ubonye mwene so aguye sibyo ukabona mwene so aguye we n'icyo uhita utekereza njye mpita mvuga ngo Mana uzandinde kugwa mu rwobo yaguyemo kubera iki yarakuryargije akwiyoberanyaho abeshyira mu izina ryawe njye uzandinde kugwa aho yaguye kuva Gerard yavuga biriya bintu wari wajya kumusura twari kumwe mu bukwe ejo bundi yarari gusezeranya abageni nyuma yuko avuze Prince Kid arongoye cyane uretse nze nkwereke hari umugeni nari nambariye kandi yaravuze ngo njyewe sinzongera gufata ihembe none se ejo bundi ko yarifashe akimika nakagasezeranya uyu si Gerard si irijwi sirye simbikumvishe neza kugira ngo byumve umbwire ko atari Gerard ni Gerard ubwe twari turi kumwe ubanze mvaye amagambo yavuze noneho nakubwiza ukuri ko uriya mukobwa ntabwo ari fiance wa Prince Kid ntabwo bazabana rwose urongeye urabishima no mbivuze mu buryo bw'ubumana niba bana jewe nzareka kubwiriza nzashyira hasi ihembe ry'amavuta urakoze cyane umva undi Kid gushaka azashaka ko nanashaka ntazashaka Miss urambwiye Prince Kid azarongora nyine azashaka Imana igiye guhana abantu nyine ariko nanashaka ntago azashaka umumisi n'ubuhanuzi nibitekerezo byawe umunyamakuru umwe mugenzi wamubazaga namanaga mutima cyane ubuhanuzi kuko kakanyura cyanshidikanya ko nari umuhanuzi uyu uramushidikanya urashidikanya ariko ntago azigera ashaka Miss urashidikanya barajya he kwijoro ritabaye uzashima Imana urashidikanya umuhanuzi none se ko avuze ngo muracyanshidikanya ko ndi umuhanuzi yego wumvishije bigenze bite ariko ushobora kuba rura rugo ntago ruzabaho rutazabaho gutese iya banza wumve hano banza wumve baretse banza wumve uramo wani ndi kuririmba ese Bishop Gerard ari gusezerana ni uririmba gutya niwe nyine cyane nesa ruzi ko ari
reka nkubwire aho ngaho nawe oya igihari ni kimwe nge ntabwo mbivuze kugira ngo mbabe ndi umusitari kuri bo kuko nta nubwo ari abasitari umusitari ni Yesu nyine ikintu urimo urakora nonaha yaguye mu rwobo icyo urimo urakora uri kumushyingura ntabwo ndi kumushyingura bo barishyinguye ubwabo erega bureka nkubwize uko uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe uvuga ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe Jise ubwe yivugiye yuko ururimi rutanyereye ahubwo yavangiwe yarabyivugiye kuri kamera bivugiye he bivugiye ku mpemburo ubwo Imana imubabarire ariko numvi kuri ururimi rwe rwanyereye ntabwo rwanyereye ntabwo yaravangiwe agomba gusenga amasengesho y'iminsi 5 kugira ngo ubu we kuva wahanura nturavangira ntabwo njya mvangirwa se njye erega mbana n'Imana musa muri kumwe tutari kumwe ntabwo nakabaye ndi kuri kamera ngo mvuge ngo bikunde erega hari abantu 7,000 Imana yishigarije erega hari uri buze kukubwira ngo wagakwiye gusanga Gerard ukajya kumubwira musanga none se bari nge nawe uwagakwiye guha indi nama ninde uwo muntu wabivuga nawe yaba yayobye ni nko kujya gufata ibaze nka buriya Abraham ukajya kumubwira ngo muzengo ceceka nkubwira ukuntu Imana ariko Natani yatumye kwa Dawidi Natani yageze ute Natani yagiye kwa Dawidi ajya kumubwira ntabwo Imana ngiye yanyohereje kwa Gerard rero cyane anandusha ubwenge yego anafite ikintu cyitwa inararibonye mu kubwiriza no mu kuvuga no gukurikira YouTube andusha amafaranga andusha kugenda mu modoka andusha iki rero ntago wajya kubwira umuntu nk'uri ngo bimeze gute ikindi iyo Dawidi iyo Samuel ajya imbere ya Sawuli akabwira Sawuli ngo ngiye kwimika Dawidi uzi ibintu ari kumukorera yari guhita mujomba inkota akamwica akamukuraho ahubwo Imana yaramubwiye ngo mubwire ngo ngiye gutamba ibitambo ngiye gutambira Uwiteka ibitambo kuki se Imana yamubwiye ngo umubwire kujye gutambira Uwiteka ibitambo nimubwire ngo cyane mubwire ngo ngiye kwimuka umwami muri iki gihugu nawe uri bavuze ijambo rivuga ngo nuhagaze yirinda atagwa wowe byumvute ibyo ndabizi nanjye impamvu mba mvuga bino mba nzi neza ko Imana yandinze kuva zamani itazigera yemera ko izina ryayo rikorwa n'isoni nyine uko nguko uri mushyingura Gerard sinzavangirwa sinzavuga Imana ngo yavuze itavuze mvuka inyamasheke iwabo w'abahanuzi umwuka w'Imana ari kuri nge enetita lawidi binifone kota guhera uyu munsi ngiye guhagarara mu cyuho cy'abahanuzi bose batsinzwe n'urubanza reka nkubwire ugize Imana urabakiza ngiye guhagarara mamye Imana ya Isiraheli vuga imirimo n'ibitangaza vuga Imana twabonye kubera iki Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe icyo mushaka muzagihabwa ntabwo Imana izigera kuvuga ngo Imana ituruka inyamasheke sihituruka ariko ngiye niho mvuka mbega wowe ugize amahirwe urabakiza oya rega ntabwo ari ukuvuga ngo ndabakize ahubwo guhera uyu munsi nibahindukire bajye bavuga Imana yavuze umuntu ajye kuvuga ati se koko umuntu asigaye yumva ijwi rimwongorera agahita yiruka agahamagara YouTube agahamagara itangazamakuru banza wumve iri jwi rize bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ubanza wumve niba ari Imana uko bibona ntabwo Imana igishuka umuntu ngimubwire ngo ndagushutse ngo genda uvuge ibi n'ibi nabikubwiye ubu se uramugabo ko babanye ahubwo hazaza undaje avuga ati ntago bazabyara batabyara se kandi ndararangije no kujyamo yagiyemo se itaragiyemo se warayibonye se ngo narayibonye Bibiliya ivuga ngo iki ubwo nabwo nubwino se ngo bwino none se waruze yo Yesu urakari intwari urabona ari ikigwa ariko rero umuntu baserereza ati ntabwo azigera mushaka akabarika ibyo abikora bicece ahubwo Imana ya plastique iragaragara none korode ko yahanuye bikabazo byarabaye ikiza cyawe yaranyereye yarazavuga ati mumbabarire waranabyemera kuri kamera aho yabyangirije ni naho aho yabyangirije ni naho yageze gute yabikosoye none urashaka yongwa ni yabikosoye kwanuza kwa mama pasteri uriya Pastor Eugene ntiyavuga ati mumbabarire ntabwo nzongera nawe ngo hari abaguhaye umuce hehe bamaye umuceri kwa Theogene batawuma se sindi umwana wawe nzawuce niyankuye mu muhanda kanyigisha niyo mpamvu waza kuvuga cyane navuga se reka nkubwire impamvu dufite impamvu zo kuvuga niba umuntu yari intwari agapfa akuye umuntu mu bizaha mukuye mu rumogi mukuye muri dobandi
uwo muntu agomba guhora umwuko leta y'igihugu cy'u Rwanda ihora yibuka intwari niko tugomba kwibuka abantu bakoreye Imana bagakora neza bagashimwa kandi ubu Gerard azasaba imbabazi atazisaba ariko reka nkubwize ukuri hejuru y'imbaraga zose waba ufite hari imbaraga z'Imana hejuru y'ubutangarwa ufite bwose uko bwaba bungana hari imbaraga zishikomeye z'Imana kuza se gasaba imbabazi wagize ngo ni ibintu bidasa hari ibintu birenze kuza akavuga ati ndi umushumba muranzi yongwe se ko yazisabye yariye hiti gake se yuzira mbabazi za Yongwe ni zanyazo nidishaka ziba atari izanyazo ariko nuko aho yabyangirije shava ku marira y'ingona va ku marira ntago zirambabazi ari izanyazo gusa igihari ni kimwe nabo niba bintware basi baze babijijishe oya ariko se kuki mushaka ko basaba imbabazi kuri social media ni naho babikoreye maze agatsinda mushaka kwigira beza abantu babareba umva yewe aho umupira urengeye ni naho urengurira nicyo kibazo mugira aho umupira urengeye Bibiri ivanguye iravanga ngaho mwacu aho imbwa zarigatiriye amaraso ya Naboti ni naho zizarigatira yawe mu yandi magambo urwo bugezemo mugenzi wawe nawe nirwo rwo bugomba kujyamo uravuze ngo amaraso ya Gerard ntago mvuze Gerard ndavuze ngaho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ya Nabote niko biri yivuga ni naho zizarigatira ayawe iryo ni ijambo ubishyize ku rundi rwego iryo ni ijambo rikomeye mvuze ishatse kuvuga ngo niba ufata mwene se ukamwandagaza ukabeshyira n'Imana none ugashyiramo n'Imana hari ibintu bita gutwika ariko turi gutwika dutwikisha Imana aba bantu ntabwo bazi gutwika itari Yesu niwe uhatwitse bwa mbere twe turabeshya Yesu yaratwitse kuntu yahatwitse byagenze biteze Mose ngo yabonye igihuru kiri gukongoka ngaracyegera uri kumva neza ngo Imana iramubwira ngo umva Mose stop ubahagaze gato kwetura inkweto za kuko ugeze nahira namaze kuhashumikana hatwika hahiye ko none se nkubeshye rero abandi bari kuza bivugisha ngo hahi ibyo mutwika murabizi Petero na Yohana hari abantu bagiye bakorera Imana ndabizi ukuri guca muziko ni gushya ariko kuvuza ashobora gushya shobora kuba nagira ingaruka kuko navuze ku muntu ariko amaboko yose umuntu yafite ntabwo afite amaboko arenza muri comment baraza kukubwira ngo waretse abantu kavuga Yesu ndeka abantu mvuga Yesu bunise ni kuvuga abantu nje kuvuga ngo abantu bajijuke baje bamenye gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu n'amaranga mutima yiwe none se ubundi kuba Gerard yaravuze kuri yabigutwaye iki ariko nje uzi impamvu nagize igihe cyo gusenga mbe umuhanuzi wa mbere bamaze ko abahanuzi batatu bamaze ni bane uwa mbere bamwitaga Mutabazi araza arivura gutabeshyera Imana itimucisha mu nzira avuga ati wewe ugiye ku ruhande uwa kabiri Koroda araza aravuga aragenda undi Juste araje aravuze undi araje aravuze abo bose uko bavuga njyewe nk'umuntu ukiri muto kandi uri gushaka kuzamuka mu maraso y'Imana cyangwa se mu gukorera Imana ndavuga ngo reka ngire igishyika cyo kubasengera nzinajye mbabwire ko ibyo bakora atari byo umuntu ajya kuri YouTube avuge Imana yamutumye nuko bimeze ngareka ngo akanya uvuga Yesu nta kibazo ngano no vuga Yesu Imana ibamugisha nkuko twari twatangiranye sinana nabibwiye neza nitwa Byukura bagirane Noheli ndi umukozi w'Imana ndi umuhanzi uririmba indirimbo za gospel music mu Rwanda nifuza kuzagera mu mahanga hirya no hino mu Burundi muri Amerika Canada n'ahandi hose ku mipaka y'u Rwanda cyane abantu bankurikiranye bari mu gihugu cy'Ububirigi ndabasuhuje mu izina rya Yesu abankurikiranye bari mu Burundi Imana ibamugisha abankurikiranye bari za Kenya Kampala Imana ibamugisha Sudani Imana ibamugisha Congo Brazzaville Kisasa n'ahandi Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo Imana ikomeze ibagirire neza cyane cuhuza n'abashuti banje bari mu gihugu cya Malawi Yesu abamugisha imbaraga z'Imana zikomeze zibagaragareho ndetse n'abari mu Rwanda Imana ibamugisha nitwa Byukura bagirane Noheli ubwa mbere mu mbonye ariko muri iyi minsi naravuze ngo sinzasubira kuri televiziyo ariko hari ibintu maze iminsi mbona nkumva biri kujagarika ubwonko bwanjye bigatuma nza kubwira abantu ngo mwaretse kuza gutobera Imana ko ye nibatoba muzaba kaborora Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro reka mbabwire ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera oh haleluya reka nkubwire dusome iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 7:7 hari ijambo rivuga ngo ariko Uwiteka Imana aravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora
ntabwo imigambi y'abakurwanya izahama nta nubwo izanasohora. Imigambi y'abavuga ngo uzapfa nabi ntabwo bizakunda. Abantu nibakubwira ngo ntabwo uzigera ukomera, uzabibutse ko naho ugeze uyu munsi ukomera batabigezemo uruhare kugira ngo uhagere. Reka nkubwire, wabonaga isi yaguteje cyamunara, ariko humura ijuru irakuranguye. Uko wabonaga ubuzima bwawe buri kugenda burangira, ubona waba uri kwa muganga, waba uri mu bitaro, waba urwaye, waba utarwaye, baravuze ngo ntuzashaka, baravuga ngo ntacyo uzimarira, ntabwo uzigera uzara, baravuga ngo ntabwo uzabona ubutabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo nkwifurije guhura na Yesu ugasa nawe mu bugingo bushya. Onatala sekota. Reka nkubwire, abantu bakwangaga bagiye kumwara, kubera ko hari Imana itazemera ko abanzi bavugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe. Hari Imana iri hejuru y'amajuru, hari Imana ikomeye, hari Imana twabonye uko buke nuko bwije. Reka nkubwire, ikosa Satani ajya akora mu buzima bwe ni ugushaka kwiyongeza abantu b'Imana, akiyongeza n'abadakwiye kwiyongeza. Satani ajya yica abantu b'Imana akabarangiza, yamara kubarangiza agashaka no kwiyongeza. Reka nkubwire, nasomye ijambo rivuga ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, inzugi z'ibyuma nzazicamo kabiri. Reka nkubwire, ibitavuga Imana biceceka ku buzima bwawe. Mbihaye Tezevu nk'umuhanuzi w'Imana. Imana ni gukingurira amarembo yari yugarijwe n'abarozi n'abadayimoni, ubone kugirwa neza kw'Imana. Umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntabwo azarambarara, kubera ko Uwiteka ahora muhagazeho. Abantu baguhaye iminsi, Imana iguha ibyumweru, baguha ibyumweru, Imana iguha ukwezi, baguha ukwezi, tala wide benefo, baguha ukwezi, Imana iguha umwaka, baguha umwaka, iguhaye mirere na mirere. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'ibyari bikugose, hejuru icyari kikugose gishaka kukwica, hari ikindi Imana yohereje kigiye kukigota, kije kugutabara. Reka nkubwire, abantu nibagutera ubwoko kubwira ngo ntacyo uzimarira. Ndagira ngo mbwire ngo ujye ubabwire ngo nimuceceke, kuko umuntu usenga atungura iminsi. Gusenga niho tubagira ibibyimba mu nda z'ababyeyi batagiye kwa muganga. Reka nkubwire, Yobu yaravuze ngo Jehova yimura imisozi itabimenye, yarangiza akayubikana uburakari bwinshi. Haleluya. Ndagira ngo aho uri uzamure kwizera, waba uri mu bitaro, waba uri mu nzira ugenda, waba uri kwa muganga, humura iri imbere yawe, iri ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, shikama, ntabwo imigambi yabiza nta nubwo izanasohora, ntabwo Imana izemera ko abanzi bavugiriza induru kunesha ku buzima bwabo. Hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana itaratereranye Daniel, Imana yabanye na Saduraka, Imana yabanye na Meshaki na Abedenego, Imana ya Yakobo, Imana twizeye, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Imana yarengeye abahungu batatu b'abanyagano ikabagirira neza, ikabakura mu buzima bari barimo, iracyaguhagazeho kandi iracyakurinze. Haleluya. Reka ngubwire, nubwo wabonaga byapfuye, ntabwo Yesu akangwa n'ibyapfuye, ahubwo Yesu ntabwo akangwa n'ibinuka, ahubwo Yesu Yesu yaje abantu barabimenya, Yesu yaje biramenyekana. Reka ngubwire, Jehova abasha kwimura imisozi. Hari umusozi wari uri imbere yawe, Imana igiye kwimura ikawuterura, ikawuterana uburakari. Icyo nkundira Imana, yigiye gukora hiza abantu bubatse, irabanza ikabihera mu mizi, ikabirandura, kugira ngo hatazagira umuntu wiyitirira iby'Imana yubatse ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe zirakomeye. Uyu munsi wihagararire, uceceke, witegereza agakiza Uwiteka agiye kukuzanira. Reka nkubwire, Bibiliya ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakubanyi, ngo azahanwa n'igiti cyatewe ku mugezi. In the name of Jesus, hari ubutabazi bw'Imana, hari uguhindurirwa amateka n'Uwiteka. Imana yavuze ngo nzakurinda, irakurinda. Imana yavuze ngo nzabana nawe, ibana nawe. Reka nkubwire, Bibiliya ngo uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabitekereje niko bizasohora. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ngo humura, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'ubutabazi bw'Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hari igihe abantu bajya gufata ijambo bakavuga ngo uzapfa ntacyo wimariye, bakareba inyuma kuko ari abantu. Ngiye kukubwira ibintu bitatu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Icya mbere, uyu muntu ageragezwa kenshi. Icya gatatu, umuntu uri mu mugambi w'Imana abantu baramurwanya, inama y'abadayimoni iraterana ngo imwice, inama y'ijoro igaterana ngo ize yanzura icyamuvuzeho ku buzima bwe. Imana ishimye cyane. Ikintu cya gatatu, ndagira ngo mbwire ngo abantu bagusize so bazagusanga, bagusize Nyabugogo bazagusanga Canada, bagusize mu buzima bubi bazasanga ari Imana yagusize. Ijambo rya kane riravuga ngo abantu bakudepashije mu kimanuka ugiye kubadepasa mu kizamuka, kubera ko haratariho ibyingiro ko n'igiti cyatemwe cyakongera kikagira gute kigashibuka.
Imana ishimye kandi Imana ihabwe icyo. Amen. Buriya icyo abantu batazi bareba future y'umuntu bakareba nahazagera bakabona natazimarira, ariko Imana igibasha kubahisha ejo hazaza. Ntago Herode arwanya umwana wese w'umuhungu wavutse, ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka. Nuba n'abantu baguhagurukiye jya ukomera ushikame, nuba na inzira uri gucamo abantu bayikurwanyirizamo bavuga ngo ntaho uzagera, ntacyo uzageraho, ntabwo uzatera imbere, ujye ubasha kuguma muri iyo nzira, kuko muri iyo nzira haba hagiye kuvamo igisubizo ugiye kwakira. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo ureba inyuma ukabona ni Faraho, wareba impande n'impande ukabona ni imisozi, wareba imbere ukabona ni Faraho, icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe kizaboneka. Hari ijambo nasomye riboneka mu gitabo Luka 7:13 riravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Uyu munsi Yesu akugirira imbabazi, uyu munsi Yesu nakugirira imbabazi, ibyo abantu batekerezaga ku buzima bwawe birarangira. Reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo humura, uko yabigambiriye niko bizaba. Bibiliya iravuga ngo abanzi bawe barateranye, ariko si Uwiteka wari ubateranyije. Haleluya. Reka nkubwire, baguteye baturutse mu nzira imwe Deni, baguteye baturutse mu nzira imwe Peter, baguteye baturutse mu nzira imwe Claudie, baguteye baturutse mu nzira imwe Shanta, baguteye baturutse mu nzira imwe ariko Uwiteka agiye kubatatanyiriza mu nzira zirindwi. Abogere nzese cye bigambo, hari ubutabazi Imana itanze ku buzima bwawe. Webare sebo, hari ubutabazi bw'Imana Imana izanye ku buzima. Today aujourd'hui now bigiye kumenyekana ko Imana ihinduye amateka. Uyu munsi now Imana ikwiyereke ihindura amateka mu buzima bwawe. Reka mwira abantu bava ngo ntabwo twize turinjije, twe twarize. Utarigiye kanyarira yigiye kizabona, utarigiye kizabona yigiye mu bitare by'amashyiga, utarigiye mu bitare by'amashyiga yigiye muri murya, utarigiye muri murya yigiye muri banguka ngo utabare, utarigiye muri banguka ngo utabare yigiriye mu rusesa, utarigiye mu rusesa yigiye ku iriba rya Yakobo, utarigiye reka nkubwire twarize. Reka nkubwire isi yaratwigishije kugeza ubwo natwe twirebye turavuga ngo haracyariho ibyerengero. Haleluya. Reka nkubwire, nubwo umeze nk'umuntu uri mu gikombe cyitwa bank, ugahura na gihanda, ndagira ngo ubwenge imbere gatoya hari ubutabazi. Imana ikurinde babwenge bw'isi. Impamvu wakomeretse nuko wahuye n'umuntu utari ukwiye guhura nawe. Impamvu wa mumama wubatse urugo ukabona uri kugenda usenya rimwe kabiri gatatu, nuko wahuye n'abantu utari ukwiye guhura nabo. Bibiliya ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu agana i Yeriko agiye kwishakira ubutabazi. Uyu muntu byari byamuyobeye, uyu muntu byari byamucanze, uyu muntu yabonaga yaraho bwije ageze, ngo ageze mu nzira ahura n'abambuzi baramukubita baranamwambura, ngo basigare indembe haburaho gato ngibye birangire, basigare indembe haburaho gato ngibye birangire. Ngo ariko umusamariya mwiza mugezeho ngamugirira imbabazi aramwomora. Imana iguhuze n'abantu b'umumaro, kandi uyu muntu Imana igiye kuguhuza nawe ntabwo azaza kubaza byinshi, azaza akora icyo Imana amutegetse ku buzima bwawe. Ndasoreza kuri aka kantu kamwe, ishari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi, kubera ko umunyeshari n'umuntu w'umurozi ni abantu babiri b'amahasa, ni imanga zivukana. Ugira ishari ejo ukica, niko ibyo bintu biba bigomba kugenda. Ariko Imana iguhuze n'umuntu ugomba guhura nawe. Abantu bagufashe ijambo ariko igihe kiribambura, igihe gituma abantu gufata ijambo ariko kijye kinaribambura. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye imbabazi, Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Tugana ku musozo, ndagira nkubwire ngo humura, icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe kizasohora. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, ubutabazi bw'Imana bubahe. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Sengeye abahanuzi bose baca kuri YouTube, abahanuzi bose baza kuvuga utavuze, abo ndabirukanye kuri social media mu izina rya Yesu Kristo. Haracyariho 7,000 bikubaha, haracyariho abantu bazi kugukorera, haracyariho abantu bavuga imbaraga zawe, haracyariho abantu bavuga gukora kwawe, haracyariho abantu Mana abatakuvuga neza nibaceceke, ndabacecekesheje mu izina rya Yesu. Twebwe abo wagiriye neza turahari tugushime, tuvuga imirwi byawe, tuvuga imbaraga zawe. Umuntu wari udukurikiranye arwaye, wari udukurikiranye afite ikibazo, wari udukurikiranye ashaka urubyaro, wari udukurikiranye Mwana afite agahinda ko mu mutima, umugirire neza, umusange, imbaraga zawe zikomeze ziganze. Niko nsengeze televiziyo ngo uzagure mu izina rya Yesu, abanyamakuru bizi televiziyo bazamure, ubaho umugisha, kandi Uwiteka uyu munsi nakugiriraho umugisha, nanjye umugisha wawe kuko ndawukeneye. Urakoze kushobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nohereza nimero abantu bari badukurikiye wihuse cyane. Nimero yanjye ni 0780 52 90 80. 0780 52 90 80. Imana ibamugisha. Murakoze cyane, ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Mana. Shalom, bye.